ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki abayizi twagiye abayizi tujyane coronavirus niko watubabaje waranatuzimuje wadukumuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga ku isi n'agakondo tuhabire nayo kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nubwo tubabaje icyo nababwira nuko iyo dusoma comment ibintu byose turabyumva hari igihe bavuga bati iyo ifite ikibazo iki n'iki ariko ntabwo dukunda kubona comment nyinshi zinenga cyane yego atari uko turi abahanga cyane ko turacyakomeje kwigura bize ibintu by'ikoranabuhanga bahora bapudetinga tuba tukiri kwiga dushimira Imana ko tugejeje ariko turacyafite byinshi byo kwiga ikindi buriya mu abantu benshi uzabona batera imbere bakunda kuba ari abantu bakorana no mu buzima busanzwe niba uri umuntu ukora live streaming ukabuziranye n'abandi bantu bayikora ku buryo hari igihe biraka bikubana byinshi ugahita uvuga ati reka mbwire mugenzi wanjye nawe yarabikora natwe nuko nguko ngomba kuba nzi n'abandi bacuranzi hari igihe ugenda akakungura ubwenge nawe ukaba bamungura ubundi bwenge yego kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe turinde umutima ubwibone Mana imbaraga yawe Mana zikorere muri twe iri teraniro riyoborwe nawe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe kuba ari twe Mana kuba ari twe imbaraga yawe Mana zikorere muri twe Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14 reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Kwiringira TV Jose tugwaye ikaze murakoze cyane long time aciyemo igihe kabisa tutabonana deruka naguhurire mira ko ari bihara ahantu twigeze kugira ibihe byiza ene urahyuka ni henshi duhura uri mu kazi ariko uri busy cyane Nyagatare ntago byuko umuze ni 2020 na hari ndakeka covid ikimara kurangira yego bimeze bite rero tumeze neza tushima Imana ngira ngo icyo gihe wari ukiri n'umugeni ubu ngubu ndabimenyereye nakugira inama wagira inama uriya nzakugisha nta wabonye waratangiye kuzigira kandi nziza cyane oya biriya bintu uziko naje gusanga biriya bintu bitumye umuntu ubwe ari we fatira icyemezo cyane bimeze bite rero mu muziki biragenda n'amahoro muziki wa gospel wo guhimbaza Imana biragenda nta kibazo ni korali Inyenyeri z'Ijuru sinzi hari abantu barabyibuka tubanze tubasangiza amateka turi korali Inyenyeri z'Ijuru dusa nk'umwaka wa 2020 sibwo twabaye nk'ababyiruka ariko hari abantu benshi bazi ko ari bwo korali Inyenyeri z'Ijuru yaba yaravutse yenda wadusangiza kuri amateka kuko rumwe mu bagize uri kugira ngo korali biho cyane nko mu gihe twabamenyeye murakoze benshi kuko aribwo babashe kutumenya bakeka ko aribwo korali yari ivutse ariko
uramutse ubitekereje cyane nta kuntu korali yavuka ngo ibashe guhura ivuke muri buriya buryo ibashe guhura ibashe gukora organisation nk'iriya bikunda yego Just yari iriho ikora ndetse cyane yego ariko bamwe nibwo bari bakiri mu masegonderi urumva kubona time guhuza ibikorwa rimwe murindira ngo vacances n'ibiki bikagorana cyane yego rero covid yaje dufite indirimbo twanakoze mu majwi ariko tutarashyira ahantu yego kuko rero ubwo yaje igitekerezo cy'iyo ndirimbo nacyo kikaza Imana igashima ko ubwo butumwa tubutanga byatumye nyine abantu bari bwo bamenya cyane bagira ngo wenda niyo ndirimbo wenda twaba duhereyeho turirimba iyo dutangiriyeho duhimba muri korali aricyo cyatumye duhita dukurikizaho ibindi bikorwa non stop ubudahagarara ubona ko tugerageza gukora nyine n'ubwo ubushobozi hari igihe burimita ariko dushimira Imana ko mumeze neza muri no minsi dushimira Imana ko ntago bikabya iyo urebye irandirimbo ko coronavirus ntago ushima Imana ndayishima kandi ngashima n'Imana nanone yagumye kuduha imbaraga ikatubwira ko atari icyo gusa ikeneye hari n'ubundi butumwa twatanga ya good iyo urebye ko inyenyeri z'ijuru yo mu mwaka 2020 kuva twayimenya sibyo bishyira 2021 kuva twamenya ikorari n'uyu munsi wa none ni korari imeze ite mu by'ukuri ni korari dushima Imana icyambere hagati yacu tumeze neza dufitanye ubumwe n'urukundo ndetse wowe urabizi ko ugikunda kutubana ndabizi cyane mu buzima busa n'ubugoranye bwo gushakisha bw'isi bwagiye buhinduka bamwe na bamwe bakagira aho bagenda bajya gukorera ariko Imana ikakomeza kuduhuriza hamwe tugakora organisation umurimo w'Imana ugakomeza rero ni imbaraga z'Imana ntabwo ari iz'umuntu anyway tunanabibwira abantu uyu munsi wa none usigaye ubarizwa mu mujyi wa Kigali banakugane turaza kujya tubigarukaho areka turebe kuri Joseph guhera na none 2020 abundi usibye 2020 twababonye ubundi korali yabayeho ryari niba ubyibuka korali yabayeho 2016 hagati ubwo urumva mwaze hafi ndakeka nakugana Yesu byari muri ibyo bihari nakugana Yesu ndakeka ari muri ibyo bihe ndakeka kuko zimwe mu ndirimbo zabo nagiye mbona zakugana Yesu nazo ziri muri iyo myaka kugana Yesu nibyo bihurumva ejo bundi bari bafite anniversary y'imyaka 10 ubu natwe mu mwaka utaha tuzaba tuyifite yego urumva ko dutekereza kuri Jose uyu munsi rero ntabwo muri mu bamwe mu bantu bakunze gukora ibitaramo ngo mutegure ngira ngo hari mu gihe mumaze igitaramo muheruka gutegura ni kimwe mwamuri gushikiramo inyubako yanyu ni igitaramo cyanagenze neza nubwo tutabashije kucyatendinga ariko urabizi inshingano zacu ziba ari nyinshi by'umwariko ni ibintu mutekereza gute kuba mudategura ibitaramo ahubwo mukatendinga ibitaramo by'abandi bantu mu by'ukuri suko tuba tutabyifuza ariko buriya korali korali ni nk'abana b'itorero biragoye ko iwanyu haba hari kuva hari ibintu runaka bitameze neza mwakakwiye gukora nka korali niyo mpamvu ibitaramo byose twakoze byari bigamije gushyigikira inyubako kandi dushimira naho igeze nta nubwo byarangiye bizongera binabe ariko n'icyo cyacu nacyo turakizirikana vuba aha ngaha muzakibona turagitegura ariko tutibagiwe niyo nyubako kuko ibikenewe Jose reka tuze muri kino kintu hari ngira ngo abantu tubashe kubabwira mu nshamake ariko tugaruke ku muziki by'umwariko wa korali inyenyeri z'ijuru mufite umwanditsi mukagira abaririmbyi mukagira by'umwariko ari nawe tugiye kuvuga ko uyu munsi wa none ngira ngo hari abantu benshi ntabwo bari bazi ko Brother Joseph ari gukora indirimbo za korali inyenyeri z'ijuru ngira ngo twibwira abantu dutse noneho muri iyo kariyeri murakoze cyane dutangira korali abantu abubona bo ngubu barimo yego yari nge na Evariste yego ngo yari wowe na Evariste Claude Ismaile na Joel na Manuel bajoyininze nyuma tugenda nyine twongeranya imbaraga icyo gihe rero twarahuye byase ubwo nyirangiza segonderi piano gucuranga ndi kubyiga mbyimenyereza ukuntu ariko duhuye kubera kuririmba kenshi no gukunda gucuranga just urumva sometime abantu benshi uzabibona babikora yego baro bitangira bakiri bato cyane babitangira bakiri bato kandi ikindi babikora just batagamije ko bazabikuramo umukati cyangwa ngo babikore nk'akazi yego aba ari impano
ariko ukabona ko abandi bantu banabikeneye. Ni nk'uko natwe uyu munsi tubyuka tugakinira kuri kamera, ugakinira ku mashini, ukavuga utari ku bundi ibintu mfite sinshobora kugira icyo nabikoreshamo byagira ukabona ko abantu babikeneye ugahitamo kubikora kuko ari ibintu biba bishimishije. Yego ni ibintu kuba ariko kazi kananunze buri munsi, ni ibintu nshimira Imana. Ubu biragutunze. Yego. Good. Wari ukitubwira uko watangiye icyo gihe rero bigenda bikura, byasingira ngo n'icyo gihe wo kubona piano gucurangira umuziki byabaga bigoye. Hari iwanyu byari bigoranye. Yego byari bigoranye kuko niriyo iyo ndirimbo ya coronavirus kugira ngo umuntu ayicurange twabaye kujya gutira senti ndayicuranga irarekodingwa irakora. Yego. Rero Imana igenda itwagurira ubwenge, iravuga ati rero kuko mukora muri abantu bakeya gushaka ubushobozi bwo kujya gukora audio, birashoboka ko wanakora audio mukajya mubyikorera. Nabyo ndabigerageza, mfata training ndabikora, nabyo birakunda kugeza ubu n'amaudio tuba turi kuyakora. Yaba yakorari yacu ndetse n'abandi bose baba byifuza. Uyu munsi wa none iyo ubonye urwego uriho ugatekereza naho ibyo bihe byawe byari aho byavuye cyangwa se uko wagiye uzamuka, nicyo ushimira Imana, nicyo ushimira bagenzi bawe korari inyenyeri z'ijuru, kuko urumva habayeho ubufatanye, baragufasha urabafasha, murazamukana mwese, nicyo ushimira Imana. Icyo nshimira Imana nuko nabo ubwabo bangirira icyizere. Yego birashoboka ko burya abantu banenze ibintu umuntu mubana nk'umuntu mubana mu rugo cyangwa ko bari bameze nk'abavandimwe, uramutse ukoze ibikorwa ukabona nabyishimiye, just nyine niho ni découragé, nta courage, nta hantu wakura courage. Rero barandekuraje bakambwira bati ndamutse nkeneye n'inkunga bayifite, hari igikorwa runaka ngiye gukora baramfasha. Yego. Niki shimira Imana ndetse n'abantu, kuko birumvikana ushobora gukora ibintu nubwo bagenzi batakudekuraje ngo bakubwire ngo ibintu uri gukora ni bibi, ariko ukabona abantu barimo barabishima, barimo byibuza abazi uruhare ufite muri icyo kintu baragushimira. Abari kutwumva, abari kutureba bwa mbere batari bazi ko ari wowe ugira uruhare rwo kugira ngo twumve audio nziza, twumve base, twumve amajwi yose atandukanye, nicyo bababwira. Icyo nababwira nuko iyo dusoma comment ibintu byose turabyumva. Hari igihe bavuga bati iyo audio ifite ikibazo iki n'iki, ariko ntabwo dukunda kubona comment nyinshi zinenga cyane. Yego. Atari uko turi abahanga cyane, kuko turacyakomeje kwigura bize ibintu by'ikoranabuhanga, barabapudetinga, tuba tukiri kwiga. Dushimira Imana ko tugejeje, ariko turacyafite byinshi, byo kwiga. Ikindi buriya mu abantu benshi uzabona batera imbere, bakunda kuba ari abantu bakorana. No mu buzima busanzwe, niba uri umuntu ukora live streaming ukaba uziranye n'abandi bantu bayikora, ku buryo hari igihe biraka bikubana byinshi ugahita uvuga ati reka mbwire mugenzi wanjye nawe yarabikora. Natwe nuko nguko ngomba kuba nzi n'abandi bacuranzi, hari igihe ugenda akakungura ubwenge nawe ukaba wamwungura ubundi bwenge. Yego, ni gukorana cyane ko nubwo tuba tubikora nk'akazi, just ni n'umurimo w'Imana. Yego. Hari ikintu ugikomoza kuri icyo kintu, hari ikintu ntabura kutakubazaho Jose. Uri umunyamuziki, rimwe na rimwe biravugwa, muraregwa abacuranzi ko hari ubwo murengera ku miziki muba mwakoze cyangwa se muri production yanyu, bikaba ngombwa ko injyana y'imiziki irengera ikaba ihuye n'iyabo mwisi. Icyo kintu cyumva gute? Okay, njye wenda sinzi uburyo abantu bagira imyumvire itandukanye, kubera ko imyumvire uzasanga i Musanze, si uzasanga i Kigali, si uzasanga ahandi. Just niyo mpamvu nyine uzasanga hari korari ikunzwe mu gace runaka, wowe wagera wibwiye ngo naho urakunzwe, ugasanga ntukunzwe. Kubera iki bashobora kuvuga bati iki gihe bavuga ngo baratwika. Yego, ngo baratwika. Abandi ugasanga nyine bakavuga ati aba baririmba Sagihobe bise n'ibiki, bagomba kwapudetinga. Yego. Mu by'ukuri njyewe uko mbifata, niba ari umuziki ubasha gutuma amagambo yumvikana, ntutwara abantu mu buryo bw'amarangamutima gusa, njye mba numva nta kibazo twaye. Jose, hari abantu benshi bari kutwumva bavuga bati Joseph akora neza, ngira ngo hari n'indi korari nkeka nabonye Evariste asa nk'uririmbamo, nayo hari ngiye nkeka incurango ya ndavuga ni Joseph kabisa.
tujye dufatanya yego n'andi menshi cyane. hano bari kutwumva rero badukurikiye ngira ngo hari ni byiza ko twagira umugisha bagenzi bacu ndetse nabo bakatugiraho umugisha sibyo byiza Jose ngira ngo hari abantu benshi ntago bari bazi ko brother Joseph nkuko nibabwiye ari gukora cyangwa se ugira uruhare afatanyije na bagenzi be kugira ngo aya audio meza twumva tubumve. Jose hari icyifuzo waba ufite twahereza abantu kugira ngo banatugane tubakorera audio banatugane batugira inama banatugane natwe tubagira inama. Okay, murakoze. Hari imbogamizi tujya dukunda guhura nazo sometime abantu bakamamagara bambaza ngo se ngo n'amakorari ngo atarayabagabo gusa nacurangira icyo nicyo nyakunda guhura nacyo ariko impungenge nabamara nuko byose turabikora kuko kuririmba niba ari gucuranga nta manota ducuranga ntabwo ahinduka ngo nuko arayabagabo gusa nta manota y'abagabo babaho ngo abeho n'ay'abagore. Yego byose rero tubasha kubikora tukabitunganya. Yego angaho rero tubamari mumu ariko tubaha welcome tubaha ikaze kugira ngo baze bafatanye natwe dufatanye nabo mu buryo bwo gutanga platform zawe haba WhatsApp social media usanzwe ukoresha kugira ngo abantu babashe kuba active nawe cyangwa se babe bari hafi yawe. Okay, murakoze. Ubasha kutubona kuri nimero ya telefone ari nayo iba kuri WhatsApp 078 068 87 296. Yego niyo ngiyo iba kuri WhatsApp ndetse wanabasha kumamagara. Akabaze kawe se tugene nta n'ikintu tukavuzeho ra iyi baze harya umva just baze abarijwe rya kane nkeka ko nyine nibyo jwi rya nyuma ribo. Yego ariko ngo Rusufra yari afite menshi cyane. Yari afite menshi cyane ariko nyine urumva twebwe dufite makeya ko ugereranyije na Rusufera. Ariko tubasha kuyashyira hamwe n'abandi akabasha gutanga nyine ubutumwa neza buryoheye amatwi ndetse buri no mu njyana nziza mbere. Hari abantu bumva baze ukavuga ati rajwi ni uri kurisohora ubundi iyo uri kurimba baze abantu benshi bazi ko iyo umuntu aririmba nk'amajwi asanzwe ijwi akenshi usanga riba akoresha imbaraga zo mu nda kugira ngo ijwi risohoke. Umuntu urimba baze akenshi imbaraga akoresha ni nk'izo mu nda no mu muhogo cyangwa hari ukundi kuna bigenza mutwigishiraga mujye mudutoza mwanya kubyara. Okay, kuririmba uko mbitekereza ni control. Yego ari naho ushobora kujya ahantu ukabona korari raririmbye just ukavuga ati ira sonorization ariko banza itameze neza. Ariko hari igihe habaho no kumvana n'abantu muririmbana ugasanga abandi baraje nta kintu sonorization ihindutseho umutekinisiye adahindutse bakaririmba bikagenza neza. Habaho kumvana ukamenya ngo ibi bintu ndabitwara ku ruhe rugero. Ushobora kuba uri gukoresha umwuka mwinshi usohora ijwi mu gihe abandi bari kuririmba gahoro ukaba ijwi ryawe rirabangamye kandi atari ryo ryagombaga kumvikana cyane. Rero ni control hagati yabo muririmba. Birashoboka ko umuririmbyi wa base yasarara cyane birashoboka ariko ni gake. Reka byasarara ntabwo byakumvikana. Jose reka dusezere abari badukurikiye rendezvous mbibutse neza ko brother Joseph ni umuproducer benshi kubazi ariko wari afite gukora n'amavideo. Nabyo bizaza kuko imigisha itanga Imana itanga ntago yari yashira mu kigega cyayo kuri njyewe. Yego n'abantu kandi bagenda bayinsabira ubwo nanjye nagusabiye. Amen ndayakiriye. Yego kandi buriya ngo nta kintu kiriho gitangaje nko kumva umuntu akubwiye ngo Imana iguha umugisha ngako kantu burya iryo jambo Imana iryumva mu buryo budasanzwe kuko ubu yubahishije cyane rwose umugisha ngiye nkunda kuwusabirwa kandi nkanawubona. Yego abantu bansabiye umugisha wangezeho mugumye munsabire n'indi zangira. Yego natwe mukomeze mudusabire umugisha Jose. Kandi nagushimira kwiringira. Nanjye wunsabire nyakubyara. Yitwa Theophile ariko wakorera ikinyamakuru cyitwa Kwiringira TV. Murakora cyane nabyo ibi bintu by'ibinyamakuru muri Adventiste bisa naho bije vuba. Ariko ubona ko biranatuvuna bidusaba imbaraga. Ariko ubona ko nyine bifite uruhare runini mu kumenyekanisha ibikorwa by'abantu cyane mu murimo w'ivugabutumwa kuko urazibona Itabaza ukabona Kwiringira TV ukabona Nyenyeri TV show n'izindi ntabasha guhita nibuka cyane ariko zirahari kandi ziri gukora. Rero nababwira ngo courage. Reka twakire aba content creator mwese mwakora ivugabutumwa nabyo birashoboka nawe uzabikora yenda nawe byashoboka nubwo bisaba akanya kandi no kuvunika ushaka imvune buriya
tugira ntago abantu bazumva ariko turavunika. Jose, reka dusezere abantu ariko tubwira abantu ko gahunda ari uko dusobanukirwa neza iby'umuziki kandi tukagana Joseph studio yitwa gute? Yitwa Highland Studio kugira ngo tuyigane. Reka tubaseze rero, mbashimire cyane aba twari kumwe, mbashimire cyane abagiye kugana Joseph, ngira ngo hari nimero mwazibonye, nibidukundira muze no gusanga muri comment turazibashyiramo kugira ngo biborohere, uzihamagare umwandikira ariko ntuzamutesha umutwe inshuti yanjye, uzambwira uti ndashaka unkorere indirimbo. Sibyo? Kandi Joseph nahenda. Reka dusezera bari badukurikiye. Yego murakoze cyane, naho butaha. Bye cyane. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Turinde umutima ubwibone mana, imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Iri teraniro riyoborwe nawe, imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Kubari twe mana, kubari twe imbaraga yawe mana nizikorere muri twe. Byo mu myaka yahashize habayeho itotezwa, abana b'Imana baricwa, bahatirwaga kuzimya umucyo ariko banga kuwuzimya. Izo ntwari zazizukuri zishwe urwagashinyaguro, izo ntwari zazizukuri zavuze Imana zishize amanga mu magorwa n'akarengane, emeye kurinda ubusugire bwabo. Izo ntwari zazizukuri zavuze Imana zishize amanga mu magorwa n'akarengane, bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu muriro ugurumana bemeye kurinda ubusugire bwabo, mu masitade babaye inyamaswa bemeye kurinda ubusugire bwabo, mu magereza bakubitwa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Mu muriro ugurumana bemeye kurinda ubusugire bwabo, mu masitade babaye inyamaswa bemeye kurinda ubusugire bwabo, mu magereza bakubitwa bemeye kurinda ubusugire bwabo. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe, izo ntwari tuzabonana. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe, izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Yohana waciwe igihanga, izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Petero wabambwe acuramye, izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Sitefano watewe amabuye, izo ntwari tuzabonana. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe, izo ntwari tuzabonana. Ukuri gutsinze byiteka, ikinyoma gitsinzwe, izo ntwari tuzabonana. Tuzabona Yohana
twaciwe igihanga izo ntwari tuzabona Petero wabambwe acuramye izo ntwari tuzabona Sitefano watewe amabuye izo ntwari tuzabona ingarisi wahambiriwe ku ntebe y'umuringa ubwo yaragiye gutwikwa n'ijwi rituje ryoroheje araririmba agira ati ndagukunda mwami uzi ko ngukunda ndagukunda Yesu bihebuje rwose ndagukunda Yesu nawe urabizi imirimo yanjye izabyerekana nishimye rwose bitavugwa ibyishimo byanjye nawe abirondora ndareba ubutunzi buri mu ijuru nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Twari twateguye twari twapanze mw'igenamigambi coronavirusi ntiwarurimo umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe ubari bubihe amarira menshi n'umuhoro umana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi na gakondo tuhafite kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi na gakondo tuhafite kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro bisanzwe duhura n'intambara tugahungira mu bihugu bitayifite coronavirusi waje utandukanye viziyo twari twiteze kwisabira ubukire ibaye igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki abayizi twagiye abayizi tujyane coronavirusi watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga ku isi na gakondo tuhafite nayo kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro
uburuhukiro. Koronavirusi nubwo tubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi n'agakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14